Ikaze bakunzi butundi Sport TV, twongeye kubashimira ko mugarutse hano muri uyu mugoroba kugira ngo twumve amakuru yiriwe acicikana hano ku mbuga nkoranyambaga, amakuru agendanye n'umupira. Nk'uko mu kiganiro cyacu gisize twabivuze, mwamenye neza ko Ferwafa yasohoye itangazo ryemeza ko umukino ugomba gusubirwamo ku munota wahagarariyemo abawukinaga nabo abawusifuraga nabo, gusa igitandukanye kirimo aho ngaho twavuze neza ko bavuze ko ari uko nta mufana uzaba urimo muri iyo stade ya Bugesera. Ikindi twababwira ni uko abafana bo mugomba kumenyera kandi mukabyitegura ko mwahanishijwe kudasubira kuri stade kureba ikipe yanyu mukunda mwihebeye Rayon Sport. Imikino yose isigaye ni ukuvuga imikino uko ari ibiri, harimo umukino wa Vision n'umukino wa Gorilla FC. Bamubajije batese igikombe urabona kitaba kigiye? Igikombe kiragiye ariko ibikombe ntabwo bigiye. Igikombe cya 24-25 kirawenda tuvuge ko kigiye, usibye ko bitaranarangira kuko imikino cyari imikino ibiri kandi urabona ko ni umunsi umwe. Iyo mikino rero ikazaba izatangira nta mufana n'umwe uri mu mastade, niko umwanzuro wafashwe. Ubu rero ikinzanye ni ukubabwira amakuru amaze kugenda avugwa none nuko dukesha BNB nuko bahamagaye perezida wa Rayon Sport bamubaza uko yakiriye uwo mwanzuro, uko yumvise ibyo Ferwafa yasubije nuko yabyakiriye nuko abibona. Hanyuma mu magambo yisubiyemo avuga ati babyakiriye neza, nta kundi nyine sida yabayeho, bazagenda bakine bashyiremo imbaraga zishoboka kugira ngo barebe ko hari icyagenda. Ariko mubaza batese wowe urabona igikombe kikiriho cyangwa urabona bimeze gute, ukabona arasubiza yerekana ko igikombe cyamaze kugenda. Mu by'ukuri urebye ukuntu yavugaga nuko yasubizaga, wumvaga ko nawe nta ntege afite mu gukomeza kuba yagenda yitwara neza ku buryo ashobora gutwara icyo gikombe, keretse nyine bimwe byo mu mupira bavuga ngo umupira uridunda, wenda hari ibibayeho bidasanzwe, ariko no kubwe rwose urumva ko igikombe cyo nawe yamaze kwiyakira ko cyagiye gusa, ariko akemeza ko icyo gikombe atari ibikombe bigiye, ahubwo akavuga ko ibikombe bigihari byo muri 2025, 2026 ndetse no gukomeza, ahubwo akerekana ko icyiza ari uko bakwitegura indi shampiyona y'umwaka utaha. Ikindi nanone yishimiye, bamubajije ko ikipe azayitegura, cyane cyane ko ikipe ya Rayon Sport ubu kugeza amagingo aya ngaya itari ku mwanya mubi cyane, iri ku mwanya wa kabiri, yageze kuri finali y'igikombe cy'amahoro. Birumvikana APR nta yindi izatwara igikombe ni APR, birumvikana ko rero Rayon Sport izasohokera nayo igihugu. Yavuze ko yiteguye kongeramo abakinnyi kugira ngo arebe ukuntu ikipe ya Rayon Sport izabasha kwitwara neza nayo nisohoka ihagarariye igihugu. Ikindi bamubajije ku bijyanye n'uburyo bishimiye igikombe cya Rayon Sport Women Football Club, ni igikombe yavuze ko babyishimiye cyane, ko abakobwa bakoze umurimo w'indashyikirwa, nta kindi yaba yarengejeho ku byo bamubazaga, ariko wumvaga ko nyine nawe ku bijyanye n'igikombe cy'abagabo ubwo yacitse intege. Ubwo rero tukiri aho bakunze ubutundi Sport TV, dukurikije uko ibintu bimeze ubu ngubu, urumva ko deja byarangije kuba confirme ko umukino Rayon Sport izawitabira neza kandi yishimye, ko banyuzwe n'umwanzuro. Ubwo murumva ko umukino uzasubirwamo kuri stade ya Bugesera nk'uko byasohotse mu itangazo rya Ferwafa.
ese hagati aho wowe urumva Rayon Sport yaba irahohotewe cyangwa se Rayon Sport bacishije mu kuri, ni ukuvuga ngo uyu mwanzuro unyuze mu kuri? Aho nahawe wowe n'ikipe yawe ufana, ese urumva icyo gihano gihagije cyangwa nticyari gikwiye? Muri comment yawe kugira ngo ubutaha tugaruka tuhereho dusoma comment zanyu, twumve icyo mwebwe mubivugaho nk'abakunzi b'umupira wa ruhago. Ngaho rero murakoze, iki kiganiro cyari kigufi cyane nuko ndi kugenda nkora update kugira ngo mugende mumenya amakuru agiye agezweho buri kanya araza hahindutse ikintu. Ubwo ni ugutegereza noneho ibaruwa ya Rayon Sport iri officiel yemeza ko izajya gukina uwo mukino, cyangwa se icyo iri bugenere abafana cyangwa se abakunzi bayo muri rusange. Turaza gukomeza tubirebera hamwe, ubwo reka mbe ncumbikiye aha, ibindi naho mu kiganiro gitaha. Murakoze kuba mwakurikiranye ibiganiro twagiye tubagenera. Turabibutsa kandi ko mutagomba kugenda mudakoze subscribe kugira ngo tujye duhora tubana, umenye amakuru mashya muri ruhago agezweho. Ikindi ugibe wagira n'uruhare mu kugira ngo uno muyoboro wacu se cyangwa ino channel yacu igere kure, ube wagenda usharinga ikiganiro kugira ngo n'abandi bose bagende barushaho kuryoherwa n'ibiganiro tuba